6 7 8 anakonda kanenda kuza ako si arenda kuza igihugu cyatsinzwe gisubemo bigenda bite none ngaraje kabisa anakonda Najya jambo yakoresheje ngo bakamenya imbwa n'umugabo harya iyo ibuye mu bibwana ikibwejo bimeze bite buriya ninjye umuntu wa mbere ufite motivasiyo ebyiri kuba nshoboye icyo kintu nkanakivuga kandi kuko kikanakuruka kuba ufite umunwa none burasi namuhamije reka gendamo ke narangiza kumukazataka Yes, reka nangire ngo ikaze ukurikiye JC Media ngo suzo wereye hose uri mu majyepfo mu majyaruguru Iburasirazuba Iburengerazuba nawe uri mu mujyi wa Kigali mbanzi neza kumurikiye 5 kuri 5 abantu bari mu ntara yacu ya 6 diaspora turasubira kandi twizera ko bameze neza nta gushidikanya uyu munsi twibereye muri zone fitness tuje muri gym nk'ibisanzwe bari umaze igihe kinini cyane hari umutipe witwa Jado twigeze kuhasanga ari muri gym kandi aho ngiye nzakuzana Rutambi tuze kuza guhura na Rutambi mukorane imyitozo nubwo biba bimeze nk'intambara umunsi ku wundi yo Rutambi yahuye n'abandi bantu ariko uyu munsi noneho tunamwinjiriye akiri mu rwambariro arimo kwambara sasa ngo yambariye urugamba abantu bose bamaze iminsi bavamo kuvuga bati Rutambi icyo twangake n'umunwa none uyu munsi musanze no mu rwambariro ukiri mu no kwambara oya nose basportif si ibintu bisanzwe nose Cristiano musi mutabona mu rwambariro rwo gusa barusha neza gusanga urwambariro rwa Cristiano ahantu ruhure n'urungu reba urwambariro ari umuntu abari agahita abona handitse ngo Cristiano agahita abona ko ari jezi za Cristiano ziba zihawe oya anga bayita muri black and yellow mu rwambariro rwacu Jadariye kuyakira Jadariye cyangwa yese so wamwe ugiye kumuza none atabugira waba ugiye guhura n'intara zukahagera nukuvuga ngo agomba kuhagera narushye nako nani nari ruhu ejo undi twari turi Musanze ngo baragukomye comment nazo bati yabona oya nawe ubizi koko imba ngomba gutanga promotion de misi mikuru legereje none se bagitangira kuvuga ubugambo sinahise umwana nahise murisha ibigori yes Jado ngira ngo twavuze tugomba kongera guhurira amahanga muri zone fitness kugira ngo na Jado dukorane anekereza ko nawe ashobora kuba ari mu nzira agiye kuhagera singuwo uri ngwamagara Shema Monyanditseho Shema gym ngira ngo niwe uko yagenda ko rero abantu kuri sport batwarangiritse ejo mundi mama yaramamagaye nsanga nimero nari mfite naga ari nimara yamamagaza none ndakutwakora kwirwa mu bya sport nandika ngo mama ngo gym ndetse shiramo space shiramo gym mu Imana ngibuka nyuma abantu ariko umuntu yaramamagaye baramubwira bamaze utise wowe n'umama mukoresha metene bakaye yuko ni mama nanditse ngo mama gym ya mama wenjaye ngo nanditse ngo mama gym yes anakonda kanenda kuza ako si arenda kuza igihugu cyatsinzwe gisubemo bigenda bite none ngaraje kabisa anakonda ni karibu papa ibyo nta kibazo anakonda ngagiye kuza uko byagenda kose noneho nta rwitwazo nta kibazo na gite afite noneho ngameze neza ngarashaka kuza we na Rutambi noneho bakamenya ngo imbwa n'umugabo najya jambo yakoresheje ngo bakamenya imbwa n'umugabo harya iyo ibuye mu bibwana ikibwejo bimeze bite nicyo wahamije none burasi namuhamije reka gendamo ke narangiza kumukazataka umwiteguye gute imyitozo imeze neza fresh uriya nta myitozo nuko natanga inzoga ubundi rero yakaje nsanga mu kabari nkajya gukora nasinze rero ni umuntu kujya guhanga niba muri comment nyinshi abantu bazavuga bati umuntu wa Rutambi nicyo kibazo kiwe kai basema mu Imana rega buriya ninjye umuntu wa mbere ufite motivasiyo ebyiri kuba nshoboye icyo kintu nkanakivuga kandi kuko kikanakuruka kuba ufite umunwa ukaba ufite n'ibikorwa Anga nawe urabyemera kugira umunwa umuntu wase nose se urunzi umunani ni mu bantu bacuruza agatuza n'amagambo amagarije ndo mubaze ngageze hey ntabwo yatinyuka nukuza asanga ndi mu bagenda aya urimo urajya nguze kuza kuvuga ngo yasanze wananiwe kandi yagukomye Jado ariko ko abantu bose numvishe nabavuga ko ashoboye none se yashobora Rutambukinsi arimo arayivugira ahubwo arimo kwivugiraho Jado
Banze numva hageze. Namanze mubwiye nti wadukereje Jado. Singuisa rwamagara anga. Arimo aragwamagara? Bitabo. Kiraho parere. Kintu mufati. Jado. Umva. Yo. Mani inzara yarinyishe mwihangane urumva. Nge urabizi naye ntabwo nabaho ewana nshonje tu. Jado. Kandi urubeshya abantu gucuruza ibiryo turi mu kiganiro. Uri live turago. Nta kibazo nacyo ari mu kera. Ilazima. Ngamuhamagaze yanjye. Umuntu urabeshya abantu, umuntu urabwira abantu ngo acuruza restaurant ngo gukorera amafaranga kuri telefone nzima. No si telefone bayiki. Ubusenyera ni ninde mu rufite umuranzi. Jado. Yo. Umva. Ntabwo nashaka kugutwikira musaza naribi jya mu nuza nawe umbwira ibyo batwikira. Umva. Niko kwari kubeshya abantu ngucuruza restaurant arije ngucuruza ibiki. None nginzali nakwishe. Ngakane ngucuruza ibyo kurya bya sportif. Abashuti baje ababimazeho abakira babimaraho cyane ngarbibikesha. Ikibazo naga ari icyo. Ikibazo warakimbwiye. Ngo banze kurya ku gishoro. Ngo nago warya ibintu ucuruza ngo bari kurya ku gishoro. Jado ugeze hehe? Aya, nese nta moto kugira Jado. Uravuze ngo uri mu nzira uri kuri moto. Ni private. Iminota ingahe basi? 5. Minota 5. Okay, reka tuyikronometre. Uzukuntu arimo gukanga mbere yuko hagera. Ngo Jado nakana ngo nare babwiye ngo Jado yabye byari ukwivugishwa ngo Jado nakana naga ari umuntu twahangana. Lata wamwumvishe ngo vitamine mu nka kuvuga. Jado ndashaka ko nta miyaga uri bushyiremo. Nose ngende muri aba docteur bakwaga na kinya. Uramuhaga nta kinya? Ngiye ngo bagushinyirisha. Uburibwe ubwumva bwose. Sawa, reka Jado ko mwizera. Buriya Jado numwe mu bantu nizera. Nose wamwizera nyina bambura kuba nshinzi cyane. Okay, noneho gatugende tweskinje muri gym uko yagera kose naza nawe agiye kwinjira mu Wari ugiye kuzana se ejo byarangiye biti. Ewe akinyumva cyumva yuko ari rutambi. Singize se message umwe wamaye. Ari bava wiki. Inuko yazimanye. Uwo wamaye ngo mulumba. Abana ari kumuhekera ibisiga. Oya. Ni mamu y'Imana. None rero yazaboneka. Igihe cyose azamurikira. Sinamenye cyaje muri amurushanwa ngo nabaye wa mbere mu Banyarwanda. Mbonyago niwe wabaye wa mbere. Ubwo suko umuntu wabaye wa mbere mu Banyarwanda kuri deadlift yagarutse mu tujana na 100. Niwo byabananiriye. Nibaza ngiye kujana na 10 ruba rukiri urupapuro. Nawe ukabya guhabya abantu. Uzi kubutera abantu ubwoba ngo bagire ngo ako by the way usigaye unacuruza n'utuntu tuzahabu n'utwarisha n'ibyo byose. Akazi ko musoko kanuka wisa. Uratangiye kanaka wisa. Nakawizira yajya batazaguca igikano. Iki umuntu yagucira igikano hejuru y'umwanda. Yes, ruta. Ngira ngo byagenda kose ibyo narimo kubaza ngo anakonda agiye kuza. Ushize mwarahanganye ariko yaza kamariye. Reba nk'imisimo maze nakora kureba inyama. We mbwiza kuri n'ukuri kw'Imana. Ndo reba natari nagera no muri gym. Reba inyama mbamagaze. Muvu. Nurutari. Reba inyama ngano umbwira nyikwereka noneho nsoje. Reba inyama. Uri kubona inyama? tuva nk'akimbogo mwagacwa. Nusika taba nk'akimbogo kandi ubu nacyo ubunani nakora. None ngiye kutangahenesha. Niba mu Imana. Uburavamo ko gasengera wakuzi. Niko kumana yanjye. Isengere sibikingwira nanjye niba munakoresha isengere imicamanuro gutya. Niba mu Imana inoze. Wowe sinyuza ariko nacyo kwirwa. Mani ni isengeri nagaki. Iyi ni string. Usigaye wambara string mu bitugu. None se unoso nabigenza gute? Okay, yes, reka twigire muri gym. Twatinda gatwari. Mukwica.
ushilanga ngwe imbikwereka ukuntu manuka muri za kipe zatsinzwe ngo zabwoba umve ngo mu gitondo ngo waruri ye wahambonye akora mu gitondo ari mugoroba yararimo mu gitondo yararimo yarambwiye ngo amaze ibisi atakora yarwaye none wambaye mu gitondo ugeze bana nkura sinanice hariya yaraje kubatera stories ibyo avuze uko yarimo kumbwira ngo murumba ngo yatinye ngo JADO ngatangiye kubeshya ngaraje ngo murumbu aranyirisha ka message uti telefone yikubise hasi ati keyboard nawe nimwe ndayikoresha kandi ubwo aramfashe kandi ubwo aragufashe ngo telefone yikubise hasi ngo keyboard ntabwo ari gukora ubwo aramfashe nose no gufatana bisa bluetooth JADO niyo mpamvu niwe wari wadukerereje ngo nyuma y'igihe kinini cyane abantu barimo kuvuga bati JADO twaramubonye arimo gukora hariya muri zone fitness turashaka kumuzanira rutambi twaye tureke wewe butigiye gukora mugiye sira akantu cyane wabyumvise JADO ngo mushyireho akantu tugashireho yari shozo se yewe nava n'imyuna nuri butubera rubitre ngenda wamara ngenda wamara cyane uratubera rubitre cyane rwose okay JADO ibintu ujye kwambara umutuzo wawe umeze neza rutamba ataza kuza kugira urwitwazo nibi eri mukurikire nawe ajye kwambara aho yambara nawe umubonere nk'uko rutambi yagiye kwambara ukamukurikira ubundi akantu se ruta uragashyiraho ndamucirinze none se nyina aheza eri mugire vuba yaza mani tukaba dukora ngira mukugire yambare vuba oya yavuze ngo tujye gushira akantu ntabwo yavuze ngo bashiraho amafaranga dore amatipe nakubwiraga n'uri yes JADO nawe umaje kwanya tambere yakomeje kutukubita amagambo menshi cyane atubwira ngo watinye kuhagera noneho urabyije mu kanya urimo kuvuga ngo urimo kubanza kurya uzwo nahiza avuga atararya ryiki ko atinya no kurya ku gishoro reka tuvuge nimba yaguze ibiro 10 by'ibirayi sibyo akagura inkoko 10 ari itaka karya n'ishingu urikumva naga ibikiri inkoko no kuvuga ngo ngewe ibiryo byanjye byose biba Rutambi rero nago wamwishinga we nuko niba arya saa 6 ngiye mba nkeneye kurya byibuze buri masaha 3 nuko ese baburetse urya igishoro buri munsi ukarya buri masaha 3 ari wahita ufunga oya ujya mbona yateganyije abayinje niyo mpamvu urya yateganya amafaranga uzarya buri masaha 3 amasaha 24 uguriye mu cyose zingahe abayinje sina Gerard w'umwana we aba yayinje none kugira ngo nabyemerere reka dushyira akantu si sawa reka dushyira akantu munsanze muri zo urataho turya mu gishoro no turya umuyabaza akabyana akonda ngarinda kugaruka nawe ati ndakona nako nakigona cyo kwangana nawe ati bazamuye ba JADO abangana muri bo ngo nabana yewe uriya ANACONDA no wabajado kuko nje uri wamuma kireka ndi nk'umusinzi ubundi uri bakansanga mu kabari bakanyana kuri bench nasinzi ngo niwe munareshya JADO ngo niwe ureshya ANACONDA ngo niwe muzahangana ANACONDA nje banza naye musumba ANACONDA nabanza musumba ariko cyaje nuko nabivuze mukabigira blague ahagaze neza agahagarara agakuramo irangufiro nako yaba ngera
Okay, mureka twinjire. Reka twinjire kugushyiraho akantu. Reka tubaye dushyiraho akantu, tubaye turebe ngo wa mugani muri gym sereka. Muri zone fitness iyo twibereye ari jado arahari ari rutamba arahari reka tubaye turebe ako hari ibikoresho mu nshe. Hari igikoresho rutamba Uko taye tuvunika abanyarwanda pull ups. none se subizi Let's go. Aha, yes, jado nje gukunda nje nkunda guhita ukorera imbere. Eric, sogea mbele kidogo. Tubaye tugende. Mani, cyokoza muri zone hari igikoresho kabisa. Harimo ni ushobora kubona ibi bikoresho tugiye gukoresha cyaza bonye nayindi gym ushobora kubisanga Ubupfura kumujye gukora gute? ya tugiye gukora pull ups anga ariko ndambara ubutanzajya nza nambaye imyenda ya sport nanjye dukorana. anga kabisa muri no gym ikintu kiburamo ni ikintu kimwe icyuma gikora inzara ese abantu tagira inzara gikora inzara zonye so kwango Hari n'umuntu wicaye yarahijya gurahira abonye. Ruta ubwo noneho tugiye kwanda dukubite 15 reps sibyo niturangiza tuhita dushyira weight wenyine kizengo ubabaze naye ndaje ngubabaze Okay. Urutambi ni ugiye kuba noneho umuye musihanga sasa. ndabumuye musise we habwo none se umwuka nari gukoresha wori kugira ngo ngende muvugemo Uramubarira. habwo mubarire Ni 15 ngo nizagiye kubita. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 one more 15 esprit. none se ingenzi zamuke gutese ingenzi zamuke gute ngenzi zamura amaguru abale ngoresha Oya. none se mbigenze gute Ahubwo ikintu cyo pana rutambi. Ngazamura amaguru ngaba yakoresha. Reka mukore. kuko amaboko ye rwose Okay, we go. Esprit. bro Mubarire. 1 bro 2 keep going 3 4 5 5 6 yep 7 8 9 esprit bro 10 esprit 11 yep 12 yep 13 yep 14 esprit bro Esprit one more 15. Wataka kujya ukaresista bro? oya ngaitamira Okay, ugahitera. Sasa ubwonko tugiye komeza gute? yep no tugiye gushyira weight Aha, mugiye kubanza kongeraho ibi. yep tugiye kongeraho ibiro so iyi workout ifasha umuntu ushaka gukora umugongo iyi ni workout nziza ashobora gutangiraho bayita pull ups Okay. Yep. Bayirike bashaka gukora umugongo ngo barimo barabyumva. yep Okay. so ndazana kata birds Anga baramwe turo ntabwo tuba turemereye. Ntabwo tuba turemereye. ibi bintu ni 28 akakonyera 28. bishire hejuru gutya batengu ibihumbi 10 bishire hejuru gutya Wabeshya so? ndetse ngweze ibihumbi 10 Wabeshya wowe? Akira ruta, akira. nyine wabanza ibikora wowe Ntabwo cyabishobora, nabikora ndabiguha ibihumbi 10. bimeleze Ndabiguha ibihumbi 10. Webanza Igihe wahereye wese abantu cyane. iki Nana, ari ukuntu utambaye tubeshyira ibintu bidashoboka, agakumvisha ukuntu bishoboka. birashoboka utabajya bikora Gagiye kubibakorera Imana ntukajye umbeshya. Ukuri. nukuvuga ngo bose aho kupita mugabo uri hori ngiye nshyisya Mwana nanjye akanakazamura gutya. Niba ari gutyo nanjye nakazamura. singibi se Kazana hano nkwereke. biro bingahe Jado. Simba yagize gutya akazamura. Akira. Dore nanjye nakazamura. Dore nanjye nakazamura. wotere biro bitaratu None se Zamura iki ngiki? bajya nakagera. ndetse ngweze ibihumbi 10 Yahereze Jado. ndayaguha wewe Urashaka cyangwa zamura? ugwa gira gutya Mani ntago muba muri abantu ku izina ry'Imana. Ibi ntago muba muri abantu. ubu noneho ugiye kuzavuga twambaye no turasubira hano n'ubundi Aha. ni ukuvuga ngo anga nuko nabiri ijana bihaba kireho ibiro ijana nshyiraho nanjye ibyo mfite urasanga ndimo ndazamura hafi ibiro turuwase Oya. Aha. So bivuze ngo akiziritseho. Muri aho kugira ngo azamure. Mani ujya kugira ngo akiziritse ku mugabo ne. ni ukuvuga ngo ku muntu ushaka gukora pull ups cyangwa se ku muntu usanzwe ukora pull ups ibiro bye bikaba bikeya so witabaza weight wongeraho weight yap Kugira ngo bizamure ibiro byiza. izi ni workout za rutamba zikunda kubi arya ufite ibiro bingahe yewe
76 yibaze 76 ndamurusha ibiro cy'umubiri na ariko nawe nabiri uranasombereka ndamurusha ubwantu hose wajangaziritse ku bugabo wajya ngo nini okay mubarire nawe wigo oya mubarenge umwuka se ajya nago wize okay 1 2 3 4 5 esprit bro 6 one more 7 8 2 more 9 one more esprit bro 10 we go tandara na yewe ngarashaka kuzirika ku bugabo bwe wone hari buzirika akaba ariko mu bikurura noneho bizamura cyahita ricika cyane nukomera ryo rigakomera abana bari byarakomeye noze se abana ritunze nga hari abana bari ritunze njye numva nawe hari abantu bavuga ngo wajya niryo rigutunze kubera inoze njye ryo ngira gaturebe rutambireka bazazirikeho nirikomera ku buryo zacyeho n'ibiro bibiri ukarizamukana ari ryo ribifite none se umushahara niko ashire ko tondo abantu kutubeshya jaruta umushahara ni abantu kutubeshya none se umushahara ni byala abana bakonye ni kuvuga ngo nta kintu kiba kiberemo bari igihu kiriho reka igihu nacyo kaba kanabaye nk'igufu oya ni mama y'Imana okay gatugende kawe none ugiye kuzirika none uranyuze hepfo ngaho abantu bakagira ngo koko niryo ugiye kuzirika jado se ko nari mugufi jado muri nyaka kwasirikiraga banzu nyizemo hasi none uraca bugufi banzu uce bugufi ku buryo kandi rero jado ntabwo yaciye bugufi jado yarahagaze jado ntabwo urumbuka mana yanjye okay ikumva byifashe bite musa ntago kibaho humura twagira ngo barindoze One, 2, 3, 4, 5. Esprit bro. Esprit bro. 2 more. 5, 6. Esprit bro. 1 more. Esprit bro. Ay. ubu wagira umuntu inama yo kuri siporo turi n'abaguma ubu wagira umuntu inama so no kuvuga ngo ntabwo wagira umuntu inama yo gukora siporo ngewe iyi pull ups iri mu mawokawut nkunda byataye so ushaka rero back urumva iyi ni workout nziza ishobora kugufasha so ushobora kwigerageza ahantu hose waba uri mu rugo cyangwa se muri gym wagira ngo hansi rambuye abese kibu no mwana bayakurura hano cyo byatari man kuri ufungure tu ibindi rutanga irakwanze uretse mwereke uransegeje kuva nawe uransegeje uko bese niba ushaka guca izabugufi kandi izabugufi ntabwo zemewe urabona umutego wafashe mu mutego wabuze ukuntu uvamo gukora pull ups bisanzwe dusoze tumanuke epfo okay ibisanzwe we go 1 2 3 4 5 SP bro 6 7 8 9 10 rutambi ikintu cyitwa umwitozo ni ibintu by'akazi ahita nshingiriza ngere mu ngerero ukumvisha gute gashizi gacisi arabyose sawa cyane jado nawe yakweretse nyine sawa sasa jado wowe urongera ukayisubizaho ndenda yagisiyeho
dore rero jado we twakabaye tureshya iyo uzaza kucuma udakora bino bintu biragukurura wa kintu none si gukora abaye bagufi batanabikora ubwo nuko bereke ubwo bamushiti wawe byageze bitewe umwe Burundi yora no mushiti wanyu no Eric tubugire so ku bantu rero babasha ntabwo ari ngombwa ko ashyiraho ibiro byinshi bashobora gushyiraho ibiro we bashoboye ntabwo ari itegeko ko bashyiraho ibiro nk'ibyo barashyizeho okay nka Eric yashyiraho dutandatu cyangwa se akazamukiraho ngaho cyangwa se akazamukiraho nabyo ntabwo yabibasha no kuzamukiraho ntiyabibasha ngiye pull-ups kubera kuzimenyera nongeraho witwa ngo nyumve musa mbonye umugongo muri rivanse washa doxis 1 2 esprit bro 3 4 one more 5 one more 6 7 8 9 esprit bro 10 so this is the last one so yahagije zino so when ugakora set Salut papa wasoje kuki wabatambwiye ariko ngo nze kare ugihari rutambi wamushatse uramura yarambwiye ngo umuntu ngasumba ngo ntiyamutsinda ngize umugisha mbonye umuntu umusumba cyangwa bareshya urasoma ntansumba atageraho turebe oya keretse niba kamera wenda kamera zirabeshya ubwo nabo bazatubwira urasoma ntansumba nyine bazatubwira nta kibazo waratubwiye ngo barebera he kwanza ewe ongera turebe iki Jinyuma ye nta kibazo ndaza jinyuma ye singahasi okay eri ushite yajya kuri ANACONDA oya erega witambika bo erega uje kuvuga gutyo no subonye makagazi umuntu uri nyuma rutambi muramubona cyangwa ngo mumubone abazatubwira nga nawe jinyuma ye nawe turebe erega nawe mu rwego rw'ibikuri ntacyo bitwaye ngewe ntabwo ko imyitozo nawe sibyo ntacyo bitwaye none ndamubonye bro uzagora gukora ryari yego cyangwa everyday uraza gukora mu gitondo rutambi are you ready muzakora buri munsi ahora anyereka abantu agambwira ati ndashaka gukorana n'uyu muntu tukaza tugakora nkamushakira n'abandi akaza akabatsinda ejo bundi twazanye umugabo waruturutse Burundi witwa ANACONDA araza barakora rutambi arambwira ati igihe cyose umuntu nsumba ntashobora kuntsinda ngize umugisha mbonye umuntu umusumba kandi ukunda imyitozo uri tayari nzaze dukore nawe yewe nukumi iminsi yawe hitegura ndaguye iminsi wanze witegura komfatera nimero zawe ngewe kandi ifatanga kucya muri competition ntabwo ari competition ni imyitozo bisanzwe ndetse ko nakora ntuza nkora MMA ibyo najya zansobanura ibyo rutambi erega amajije kubinyisha byinshi zinshyiremo nimero zawe nta izina ntabwo ndari nazimenya izina ntabwo wari wazimenya okay nta kibazo zirebe uzimpereze Cheka nguwa mage wendo kazi. Okay. Kankira mizange uhituma magana noneho sasa. Metero na lipaho n'izina no kenabyo. Ya kabiri. Okay, already amaje kwagera. Okay. Ningi. Ndata nkwa registre. Okay, muvunyi. Nge ni Isa. Nta kibazo rwose. Okay. Ntacyo leta zimuhereza izawe n'ubundi zingiza. Okay, sawa. Sawa. Asante Isa. Twagiye. Uri muranze nawe.
Gani muntu ngagiye gukompetana no tambaza ahita abwira ati rutanda gushaka ari gift yawe nakuzaniye wanyumva ibintu bimba urumva naga binanga urabyumva none mbaye nimubwira ngo ndashaka kumuza none ngana nimbonye umuntu ukunda umwitozo kandi umusumba none ahita ambwira ngo rutanda kamuha nimero zawe ndaza kuza kuguhamagara ari gift yawe nakuzaniye none ntabwo mukinnyi umwitozo uyu munsi ntabwo nyine ibazeho aba nimuranyeka ngo duhangane bamfatiye icyitegererezo ndiro rumoto wabo sawa sha twagiye ongera mu twite kaga oye twakeye ko muri twara twicaye turi mukanza kwiguhereza bize kugira Jado bizi zifasha so no kwango iyi ni chest arimo arakora yapu ino chest ni sawa cyane ku muntu ushaka kugrowinga chest so ituma amaraso yinjira neza mu mutsi cyangwa se icyo bita pump so iyi chest ni nziza cyane ku muntu ushaka gukatinga no gupampinga amaraso itandukanye na yandi yo guterura no ku kwango zose no kwango iriya isanzwe no kwango abari kongera ingufu muri chest cyangwa se mu maboko kuko iriya isa wabonye ko isaba n'ingufu so none iyi ngiyi ya machine yo no kwango abari chest still nayo ariko yo nayita nka inner chest kuko ikora uno murongo cyane noneho iriya ya bench press ikora iyo ku ruhande yeah we go esprit bro none se hari umwana uhagarika ku kabari hari umwana uhagarika ku kabari bahita bagusura cyangwa iri kabiri bakamufunga ugira ibigambo mwana ubu nawe umwegera nawe ushobora gusanga nawe ari nk'umufana umufana wawe yana kisiga n'irangi oya niba mu imana ndatambucitse utambuze icyo nyine n'uso umuntu warunzaniye yari yaranambuze Jado ziko nambwiye muraye nguru umufana we ndo umufana we byatarokomeye cyane oya ibyo byo gusa gusa ikiza nemera nuko nawe ari cyo kintu kimuzanye yangaje kundeba ndo umufana we cyo kimuzanye byagenze gute icyo kimuzanye ni iki kureba umufana we mujyanye ngewe ubutasi twakoranye ushitse nuko yavuze ngo twajya ngo muri bato ubundi njye mutamwisangira iwawe ni vuba vuba kugira ngo uze kuza kureba okay nibutse abantu ko ngo bari mu mwitozo tubararikire kuza kureba ikiganiro kibuze gukurikiraho noneho cy'amarushanwa ya Rutambi na Jado ni vuba vuba y'abana kabisa byageze ku buryo bitari buze kugira bibangamira Esprit bro Esprit come Esprit papa yap akazisenye nizo waradodesheje ta wapi isenye uzimaze meze kuzichanga ndodesha ituma kuri Amazon wandikamo string chest mbese za string zagatuza mwambaye reba inyuma ndamutse ngize uri kwabona inyuma abu ibi kwa yamba string suyizi ntago nyizi nyana nabibona ntago ujibona mu mafilimi ntago nyambireba filime ntago nyambireba kajya hagati ntago nyambireba ngiyewe SP bro we go aya mamunshi garuta utanzajya nzado uko muri gukora nanjye mbe nambaye imyenda y'imyitozo dukorana nzajya gusiduka narashwanyuje ibiganiro byose twarakoze unguka bakaragiye oya ni mama kaba karagiyeho reba amajimi yose tumaze kujyamo uzi ko nta gym nimwe twari twazenguruka muri mujyi wa Kigali
ahubwo Eric ararenga igihe ari kuri kamera akaba ari uri mu mwitozo. What next? turongeraho kamwe cyangwa tutambura Mwongeraho ngabo ngaho ariko turebe. twongere mutunye twitwa kamwe kamwe noneho dushyireho heavy kugira ngo bize kuma support nani tena support Bifunge heavy. dufunge heavy Man ibyo kintu ntabwo mwakizamura. 50. Yap 50 kg. yap let's go Ubwo ni ijana. Ntabwo ibintu bazana bitagureza ntabwo ibintu mwabizamura. yes bro so nagari ngombwa ku bantu badukurikiye nagari ngombwa ku bantu badukurikiye yuko bakora ibiro byinshi just umaintaininga we bitewe nuko wowe wiyumva bagiye yap let's go bro let's go bro yap yap se nuko umuntu kwanga hangare iyo byageze muri heavy buri wese akora izo yumva ashoboye let's be papa keep going bro yeah bro go push let's go come on good job bro yeah Nari nadiretse nari nabuze amagambo yo kuvuga. Yesu ufatire support. Allah Akbar. Go. Yeah. Dushira kandi tugire. Oya man ibi bintu murekere ibi ngibi kabisa. Ibi murekere ibi ngibi. support noneho usikunje usikunje mweke noneho icara okunya ngo support bese tumagira igisire bese tugigize imbere onye yegese imbere onye aho ya fresh bro so yeah twaje bro yeah, bro. Yeah, keep going, bro. Okay. Yeah, bro. Yeah, bro. Yeah, bro. Yeah, bro. Yeah, resting. Yeah. Yeah, man. So, akaraka. Ni nko kukiba. Ni nko kukiba wallahi. Push. 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 Right. None se njye mfite ikibazo. Man, ibi ngibi ntabwo murimo kwiyica tujye tuvugishwe. Niba mugeze ahantu umuntu ameze nk'utagishoboye, urabyumva neza? Ibi ntabwo ari ukwiyica. Oya just nuko ni strength nuko yango dopime ingufu. Urebe ingufu hano zigeze. So biba byiza rero yuko ari icyuma cyangwa se gukora workout. Wese n'imbaraga zaho zigeze. Yeah, just turi kwese imbaraga tu nta kindi. Yeah. So what next? Ninde tuta. Yeah, focus the workout. Yama. Twagera hano hejuru. Eta, nani ngiye. Uyikorera kwa misenye kwa mugongo garagara. Gahunda no kugira gute? Ukuyemo string. Gahunda no kugira gute? No kumeneka. Ukuyemo string. Nkuyemo string. Bunambaye ubusa. Wabundu. Cyangwa wagongoroje.
Reba yacu. Ese kutana inyeganye yabaye uruko. Siva hino. Dore ko bimeze. Wowe ugiye kugenda just iri ugaruke. Numara kugaruka no witwa bari gutwara pull ups. Wewe genda ugaruke wituza no gukora pull ups. Esse pri bro. Esse pri. Yeah, so 3 more, you done. yes bro. Yes bro. Keep going, bro. Yes, yeah. 2 more, you done. 1 more. 1 more. Esprit. Yeah. Bravo. Still again Aya amabavu. Amwe mwana amwe yarataga. Twese byabaye singibi. Mureke bura nagazi kinga. Ko twe byashishutse se tukavibisira ko tutasakuje. Yes, Jado. You the next. Hey. Yeah, this game. Muri bunyerese ubwo. Twana ko tunyerera. So isi ni ganje nambara mu ntoki kugira ngo naza kwabara. Umurangi mbirate. Urangi ko mvuye amaraso mbirate. Mvuge ngo nakomeretse ngo nako ndibukore. We go. Esse pri bro. 3 more, you done. Esse pri. 1 more. Bravo. So, yeah man, so this is back. So, iri umugongo nawo. Ariko ukora n'igihaha. Uyu nguyu itatwenya pull ups hariya. Yindi ikora middle back. Igakora n'igihaha. Mpamvu RUTAMBI asigaye avuga ko afite igihaha cyataye. Utariye bya bijyo byiwawe Ntago bibaho. Niyo mpamvu nasigaye ahahora. Uyu muniga yigize umutwe. Ni kwanga abantu bose bakoreye mahanga. Bahava baganiwe baza kurya bya bijyo byiwe. Urabyumva? Urimo urumva ko rokanyemera mu cyayenze. Kandi musanze. Kandi yose yabirya. Kandi yose yabirya ngo abatinya kubyigishora. Ngo nese rutawa mureme n'abagoni ari kuzajya arya mu Rwanda. Agomba kundemera. Akanemera kaze kwatanguraza kumuremera. Uzi impamvu Imana cyafashe Satani kugira ngo mu ijuru. Nuko Satani yasabaga ibintu bidashoboka. Uzi ngo wafashe umuntu wewe ugiye kugura umuntu ibiryo ugiye kugura umuntu ku biryo byiwe. Agomba kumva ko amadu umukozi. Ubwo nago nawe muguriye ibiryo. Ariko naje gusanga naba mwishiye kugira ngo arye ibiryo. Muri restaurant yiwe naje kubona wari umukozi mu bandi. Naye madu umukozi mu bandi. Naga bari owner. Bari umukozi mu Kandi bandi. arakaze. Nyine n'uburyo bwo kwimana amafaranga. Naga rujyo ahubwo ni uzi gukora uburyo. Oya. Ya no kwisanisha n'abakozi. Yes bro, what next? Hagurikiye iki? Next day. Uzi next tuyokora. Tuyokora Okay. Uyu munsi twahisemo ko turi buze kuza gukorera aha ngaha ntihaze kugira umuntu ubona tutagiye mu byuma epfo ngo agire ngo nuko bidahari. Hano muri fitness bayita zone fitness byose birahari. Nuko uyu munsi wa none twahisemo kuza gukorera hano haruguru ariko ibyuma
Tugiye gukora back extension, sibyo? Nitivaho urahita unyereka akaboko sasa. Sibyo? Yeah, man. Yap. 1 S3 2 S3 3 S3 4. Ikindi nagaba ari ngombwa yuko ukora nka reps twakoze. Wowe ushobora gukora reps wowe wumva ushoboye. Izo wumva imbaraga zawe wumva imbaraga zawe zigarukira nta kibazo. Naga ari ngombwa uko reps twakoze. So twebwe impamvu duhitamo nka 20 reps nuko arizo twebwe dushoboye. Yap, S3 rutanga. S3 S3 papa, keep going bro. Keep going. Yeah, S3. Yeah man, S3 papa. 2 more. Yeah. S3, good job. Bomb crash. Yeah man, perfect. Yeah, urumva imeze gute rutambi? Babwira umugongo uko wumva. Ubereke banze ubereke. Yeah, kuzamura noneho tap flexing sasa. S3. Yep, this is our back, so no kwangu turi gukora ino lower back. Good job. Go. Bro, raza kuzenguruka. Twagiye. Go. Go. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 go 10 go 1 2 3 4 5 go 6 go 7 go 3 more 8 go 2 more 9 go 1 more 10 good. Yeah. Let me show you my back. Yeah. Waja ni cha ANACONDA cyahagaze. Ona nk'ikiyoka cy'inshira yahataye. Yagufiye nko gucira umuntu n'iti iragugashwanyuka. Yes bro, what next? Next is gukora akaboko rutanga. Twamutse mu kaboko. Unakorera hepfo? Reka twambare isengeri. Mwambara abasengeri. Ahubwo duhere kuri like ikintu tuzaba. Ahantu ugerekana? So ahangaha arimo arakora biceps, icyo bita hammer curry. Agakora na single arm biceps, ariko nuko ngo arimo arakora biceps ebyiri icyarimwe. Biceps yo hejuru na biceps yo hasi. Yeah. So izi no kopi zizana abonye yemera byatari kuri biceps kandi zizana biceps vuba. Abajyanga yita shwanyuza burundu. Vitamini.
Let's go. STP, bro. We go. Yeah, man. Go. Yeah. Boom. Bap. Boom. Bap. Boom. Boom. Rutambi twikora neza. Yeah, man. Yeah. Good. 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 Yanyuma. Good. Good. Yeah. Zana 20. Zana 20. Yeah. Twagiye. Hey. Yeah. Yeah. This is biceps. So, Ubwo mugiye kuri 20. yeah, twagiye kuri 20. Yes, papa. Let's go. 20. Akakuri yashoboye. Let's go, bro. Let's go, bro. Yeah. Let's go. Let's go, bro. Let's go. Yeah, man. Good job, brother. Good job. Naona ni Nukumenika. kumele. Okay, we go. Yeah. Wow. Wahinduye ibiro. Yeah, tuvuye kuri 15 tujye kuri 20. Wow. 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 25, Zana 25. Let's play. Okay, 20, 25. Yeah. So, sasa nakora. Fanya kwa uchumi. Mugiye kuri 25. Tiyo kuri yanyuma ari 25. Yanyuma 25. Oya nacho. Okay, twagiye. Yamara barutanga. Turi gukora cyangwa tumugiye kuri triceps. Triceps. Eti dukora abs. Yeah. Uvuga icyanga ko numiwe. Numiwe. Wageze kuri 25 mpita numva bibaye ibindi bindi.
Yap. Ubindure. Tristesse. Yap. Yigumisho. Yigumisho kamera. Kumeshoka kamera na tawa tubamo. Atuhakanye wenda kwibikije. Ko washashese amagambo yashize. Amagambo yashize vuga ndimo kubona ibintu mukorana no birenze kwemera. Ushobora kubutinya abasore. Oya nago ni nyabasore. Neze ko nirwa ngendana nawe nagura umusore. Kiga none se ko washashese. Wamurezi we nirwa ngendana nawe utari umusore. Amagambo yashize. Witonze nzakuzanira ejo. Nyamara ambwira ngo nabonye JADO none nagize ubwoba. Tubanza tinya abasore. Kagera muri gym kandi n'inshuro ya kabiri. Abura amagambo. Okay. Reka tugende kuri RUTAMBI yemera noneho ya mbere ishoboka. RUTAMBI. Tuvanga dukubite push up, diamond push up. Yap. S3 papa. Boom, S3. Workout RUTAMBI akunda byata. S3 papa. Keep going. Yap. Flex, flex. S3. Yap. Good job, bro. S3 papa. S3. Boom, S3 papa. Yap. Keep going. Go. Yap. S3 bro. Yap. Good job, bro. Boom. Good job. Yeah, man. Hari inyamiturumbuka bagira ngo nigufa. Yibagiye push up. Diamond push up. Yap. Flexing kabisa. Cyoza ari kugira gutya kandi bimoroshanwa zabiyoberuka. Ntacyo bitwaye. Ahanga tumo turateretana. S3. Push up, bro. S3. 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 Yap. S3. Yap. Keep going. Hari umuntu ushobora kureba akavuga ati none ko mbona apfukamye izo ari push up. Nukuvuga ngo iyo ushatse urapfukama mu rwego njyewe iyi ngiyi ukozeje amavi hasi niyo yinjira cyane kuruta iriya umuntu akura amavi hasi. Iriya iyo ukuye amavi hasi nibwo ivunana cyane. Irakuvuna kandi imbaraga zose ugasaza ziri kuva mu mubiri muri triceps niyinjira. Ariko gutya imbaraga zose ziba zihagaze mu maboko kabisa. Yap. S3 bro. RUTAMBI. Iyi ngiyi urumva idatandukanye no gukura amavi hasi. Urumva bidatandukanye. S3 arabara 5. S3 5 more. Yap. 4 more. 3 more. Yap. 2 more. S3. 1 more. S3. Good job. Man. Bereke triceps, bereke triceps, bereke. Ifu. Yap. Good job. Yap. Ya stiringu yikuyemo. We go. S3 bro. Yap. Ni triceps abantu barayikunda kuko ikatinga triceps. Irapampinga cyane amaraso mu mutsi iyo urayikora. Yap. Wait. 9. 10. 1. 2. 4. 3. 4. Wow. Yep. Push up, sas. Hey.
push up iyo ukoze gutya imbaraga zose umanukana abantu benshi nawe barayizi ariko mbona ari nayo bakunda ariko ngiye prefera ko kugira ngo triceps yumve cyane amavu yashyira hasi noneho ugafokasinga cyane ku maboko kuko iyo uzamutse gutya usanga imbaraga zose ziri kuva mu mugongo asanga ntabwo yinjira neza so ngiye prefera ko wajya ushyira abantu bashyira amavi hasi ukamanuka down flex 1 ukongera 2 3 4 5 6 7 Yeah. 8 8. 9 9. 10 gap triceps so this is a tricep. So next, Rutambi ndikurikiyeho noneho tugiye gukora abs sasa za abs ajya bereka bereke yanda ajya akora ajya kubereka yanda ahantu yakuye zira abdomen kuza agapine oya turakweka tugiye mu gukora decline turakoresha machine Emmanuel noneho ukore leg raise kuri abs twakoresha ipine gute guhererekanya okay nta kibazo okay guhererekanya ndabereka ko mugiye kwereka ko nyuma ya workout ukenera gukora igihaha cyangwa ugakora cardio so Rutambi ubwo byaba byiza uzajya bara kuzamura uhita umanuka hasi abs boom nanjye njye umure wongere umanuke hasi boom 1 2 sibyo reka twari tukigize kuko tutaza kuvuga down S3 yeah go S3 go go S3 yeah S3 ibintu uko mbona bidashoboka yeah 5 more S3 4 more S3 more 3 more yeah let's go 2 more 2 more yeah 1 more last one good job bro yeah man how was it iyi ni cardio ukora after workout baje mbanze numve ko nakizamu S3 ariko se so kanga ini cardio sasa ugakora inshuro enye inshuro 20 reps 20 so ispataya uri gukora abs mu nda kuri umanuka hasi abameze nka planks ariko kongera ukazamura so ni cardio nziza cyane ku ba bodybuilder cyangwa ku bantu bashaka kugaininga cyangwa ku bantu bashaka gukatinga umubiri wabo so bashaka kubigerageza kamwereke nawe string ukabuyikuyemo
Ruta kuramo screen nawe utwereke wa. You guys, thank you for today. Yeah man. Ewana kabisa mbashimira cyane ukazi mukozi uyu munsi ni mwitozo warumeze neza cyane. Yego. Yango mbwira abantu bose ko twari twibereye muri zone fitness. Ngira ngo urimo kubona igikoresho cyose cyaherereye uko kingana ya uko mwitozo wari wose kabisa. Ikindi mbabwiye mbibutsa ko umuntu uko umaze gukora workout hari n'imyitozo ugomba hari ibiryo ugomba gufata. Yes. Ukamenya ngo protein uri burye zingana iki, ukamenya ngo ikindi ngo carbs uri bwirizo mubiri zingana gute, calories bufate zingana gute. So biterwa na calories wabaninze. Hari umuntu umara gukora bino bintu agahita yumva akavuga ati hari ahantu twokejeje ikidari reka tujye kwirira ikidari, hari ahantu twashyize igiti reka tujye kwirira igiti. So njye mu mujyana inama nabagira, so bashobora kugana nko muri Masomil, bashobora kujya kuri website bakaba bakora order ku muntu ushaka ibyo kurya nkuko amaze gukora siporo. Hari amasimufa abagezweho afite calories nyinshi cyane. Ushaka no kurya haba ari inyama nziza ku muntu ushaka kugaininga byata ku muntu ushaka kuruzinga weight. So Masomil twebwe dutegura ibiryo byo mushaka kubyibuha no muntu ushaka kunanuka. Okay, akaribyo ibyo baguhamagara bro. So bashaka kunyakira kuri WhatsApp 078 31 088 62. Ciao. Yes brother. Reka mbashimire cyane Ruta. Amen. Thanks bro. Akoze cyane kuri munsi wa none. Cyonzi cyo byari biye byiza cyane twari turyohewe. Kuri finali nagayezo. Kuri hanga abantu mwitegura finali. Nari meze nk'umuntu muramutereta. Niwe muimana. Ubu wateretaga. Nateretaga. Kugira ngo banzure uko byifashe. Yamani. Jado wabyumvise? Twararimo gutereta ngo. Kuri finali nagahezo. Nzagutereza amatoni. Nawe nagutereta nabonyemo gusa icyo namubwira cyo niba ashaka muscles, niba ashaka gupampinga umutsi azaze kuri body, niba ashaka nazaze ba judging. Bazaze ba judging. No kuvuga ngo abantu ni baruki. Iyo bagiye kukwereka namubwire akwereke chest. Rutambi twagiye kuri chest, bereke chest. Reka Rutamaza kwereke chest. Urabona ko chest iri pump bya atari, afite chest nini cyane, sibyo? Okay. Twereke biceps Rutambi. Okay. Twereke triceps. Okay, twereke umugongo. Good work. Good job bro. Wana courage kabisa none kankwereke. So no kuvuga ngo kuri chest. The chest, so biceps, so biceps, Yamani. Tubana ni buta. Ubutaha mwitegura finali. Uyu munsi twatuma turitoza nahejeje. Ubutaha nzabacinzi abafana banje muraje kuri Instagram yanjye murebe Rutambi official ngiye kubasohora ifoto y'umwaka. Y'umwaka mushyashya igomba guhogoza isi yose. Ubutaha twavuye ku Murundi tujya ku Mukongomani, twe twavuye ku Muganda rero kuza fit bwa mbere ngiye kwata ku Tanzania n'umunyakenya. Ngiye kuzageza East Africa. Umunyarwanda agomba kubayobora bya atari.